ngaho munsubize, niba ibintu ari amahoro, kuki leta ijya kwicara ikavuga ngo mureke dushyireho umuganda rusange, kuki itashyizeho ku cyumweru, kuki yahisemo ku isabato ndetse ikanategeka ko abasenga ku isabato nabo bagomba gukora isuku ku isabato, bityo bitaba ibyo ngibyo baha amategeko ya leta agakurikizwa, cyangwa se mo kimwe niba binanze ngo bakajya bajya gusenga ari uko umuganda urangiye. Ni igihe cyo gutyaza intekerezo no kubana n'Imana, kuko igihe cyo kugamburuzwa ku mwizera kiraje, kiri gukomanga ku rugi. Ndabasuhuje ndetse mbahaye ikaze, ni Bildad nk'uko bisanzwe. Muri iyi minsi umwanzi arimo aragenda akaza amayeri menshi yo kugenda arwanya ubwoko bw'Imana nk'uko dusanzwe tubimenyereye, ndetse ibyo akora bikagaragara ko binabangamiye itorero. Mu minsi yashize cyane cyane abantu bari mu Rwanda bari barafashe ubuhungiro mu gihugu cya Uganda, ndavuga ku Badivantisi umunsi wa karindwi, abakomwaga na gato bose bahitaga birukankira mu gihugu cya Uganda, kuko ariho hari umudendezo, niho hari uburyo bwiza bw'ivugabutumwa. Ndetse iyo uganiriye nabo bakubwira ko muri Uganda ariho amategeko yaho atarakarishye ugereranyije no mu Rwanda. Gusa byose umwanzi aba bireba. Ntago hari uwo duherutse kuganira mubwira ko uko byagenda kose umwanzi aba afite uko areba ibintu, akamenya uko atwara ibintu, kugeza kuri rwa rwego rw'uko abazi umutego agomba gutega. Ubu tuvugana muri Uganda ku Badivantisi umunsi wa karindwi ntago biboroheye kubera situasiyo barimo baracamo. Ubuyobozi bwa Uganda bwatangaje ko icyumweru cya nyuma, cyangwa se ku cyumweru cya nyuma ku isabato hazajya hakorwa isuku rusange. Ubwo ni nk'icyo twakita umuganda twari tumenyereye mu Rwanda. Gusa ko twebwe iwacu mu Rwanda umuganda iyo wakozwe ku isabato, Abadivantisi babahaye umunsi wo ku cyumweru. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko naho bitandukanye no muri Uganda, ho leta yasabye ko buri muturage wese agomba gukora icyo gikorwa, ndetse n'inzego z'ubuyobozi bw'umutekano bugakurikirana ko icyo gikorwa cyakozwe neza nta wakigandiye. Ubwo mu yandi magambo ni ugusukura ahazengurutse hariho hose, yaba ari mu ngo, yaba ari no ku nsengero, nabyo babivuzemo, ndetse no ku nsengero n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, cyangwa se no ku kazi, ariko isuku igakorwa ku isabato ya nyuma y'ukwezi. Abadivantisi umunsi wa karindwi mu gihugu cya Uganda bagiye kurekarama, babwira ubutegetsi bwite bwa leta ko iki gikorwa gibangamiye imyizerere yabo, cyane cyane nk'abantu baruhuka isabato, ko bitabakundira ko bashobora gukora uwo muganda cyangwa se iyo suku rusange. Ntabwo babyita umuganda, ahubwo nuko tubyita umuganda, cyangwa se ko bashobora kuba batabibasha ngo bakore ku isabato, kuko n'ubundi amategeko yabo ntago abyemera, cyangwa se amategeko yacu ntabyemera. Hanyuma leta igiye irasubiza ngo turabizi ko amategeko yanyu atabemerera gukora ku isabato, ariko mugomba gukurikiza amategeko ya leta. Nanone baravuze ngo turamutse turetse Abadivantiste bakajya bajya gusenga kuri uwo munsi wo gukorerwaho isuku, n'abandi nabo ntibajya bayikora, bajya bakomeza nabo bakagenda nk'uko bisanzwe. Baravuga ngo niyo twacishiriza tukabareka, tuzabashyiriraho itegeko nk'uko leta yabyemeje, rivuga ko niba badashoboye gukora umuganda ku isabato bakazajya bawukora ku cyumweru. Ariko nabwo byo bivuga nsubiye inyuma gatoya, leta yaravuze ngo tuzabashyiraho umunsi ku isabato cyangwa se ku cyumweru, bazahitamo umunsi umwe. Ubwo leta nizahitiramo umunsi umwe, Abadivantisi umunsi wa karindwi. Barangije barakomeza baravuga ngo kugira ngo tumekinge shock ibintu byagenze neza, niyo habaho kubabarira tukabareka ntibakora umuganda, ntago tuzajya dutuma bajya ku rusengero umuganda utararangira. Bivuze ngo Abadivantiste ku isabato bagomba kujya mu rusengero ari uko umuganda urangiye. Ngo ni saa 4, niko nahoze nkurikirana umuyobozi, niba ari Prime Minister ntago mbyibuka wa Uganda wari urimo uvuga gutyo, avuga ko
abadive bagomba gukora umuganda ku isabato, cyangwa se niyo leta yagira ukuntu igabanya igashyiramo inyoroshyo, ibabwira ko ngo kugira ngo bikunde bazajya baba bari mu ngo iwabo mpaka igihe umuganda urangiriye, wamara kurangira bakabona bakajya gusenga. Rero hahozwe havugwa amagambo avuga ko mu Rwanda ariho haba amategeko akakaye. Abantu ndababwira ngo ntabwo ikibazo ari mu Rwanda, ahubwo aho inyamaswa itari yagaragaza ibikorwa byayo ibikihashakira ibirungo. Abantu bari muri Uganda, icyo cyigisho ngira ngo numva mwarakibonye icyo nakoze, cyavuga ko aho inyamaswa itari yakandagira aho itari yagaragaza ibikorwa byaho ibigishaka uburyo bwiza bwo kubikora. Ayo magambo narayavuze. None kugeza ubu tuvugana bigaragara ko Uganda ari igiye kuzana amananiza akomeye kurenza mu Rwanda. Twebwe iwacu mu Rwanda ntago tuzi ngo ejo bizagenda gute, gusa icyo nzi cyo nuko atari byiza ku Badivantisi umunsi wa karindwi. Ariko mu Rwanda dusanzwe tumenyereye ko mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi umuganda ukorwa ku isabato nk'ibisanzwe. Twebwe Abadive twigira gusenga, hanyuma ku wa mbere w'isabato tukajya gukora wa muganda wa leta nk'uko bisabwa, kandi nk'uko na Bibiliya itubwira ngo dukwiriye kugandukira abatuyobora. Aho ndumva nta kibazo kiba kirimo. Ariko nanone abantu bari muri Uganda, abantu muri mu Burundi n'ibindi bihugu bitandukanye, mukaba mufite amahoro, mukaba mufite uburyo bw'ubwisanzure mu misengere. So ko inyamaswa itabareba, si nuko itari kubera ko muteje ikibazo, no, irabareba, iranabazi, ahubwo bitewe na situation n'ahantu ahariho n'ubuyobozi buhari, inyamaswa irabanza ikiga yitonze icyo ishobora gukorera aho hantu ku buryo gishyira hasi itorero. Niyo mpamvu mu Rwanda twe dusa nk'ababimenyereye iby'inyamaswa, dusa nk'ababimenyereye iteshamutwe ryayo, ibuzamudendezo ryayo. Ibyo ni ibintu dusa nk'aho tumenyereye, ariko n'abari muri Uganda ubwo nyine byaje. Si ibyo byonyine, n'ibindi bizaza. Rero ndasaba kugira ngo abantu muri Uganda mukomere, mushikame, abantu muri ku murimo ntimuterwe ubwoba n'ibyo ngibyo, ahubwo mujye ku mavi musenge. Ni igitero umwanzi aba agabiye, kandi ku bantu muri kubyumva neza, muri kumva ko iryo ari kimwe mu byitwa ngo ni Sunday Blue Laws, amategeko agenga icyumweru. Ku bantu twagiye tuganira kenshi, bagiye bakurikira ibiganiro byanjye, nababwiye ko icyitwa Sunday Blue Laws ni amategeko agaragiye itegeko ry'icyumweru agamije gushyira mu bikorwa itegeko ry'icyumweru. None urumva niba barimo baravuga ngo Abadivantisi umunsi wa karindwi bagomba gukora isuku bo babyita ngo ni kuwa gatandatu, cyangwa se bagomba gukora isuku ku isabato. Kuki leta ijya kwicara ngo ivuge iti tugiye gushyiraho umuganda rusange itashyizeho ku cyumweru? Muho munsubize, niba ibintu ari amahoro, kuki leta ijya kwicara ikavuga ngo mureke dushyireho umuganda rusange, kuki itashyizeho ku cyumweru? Kuki yahisemo ku isabato, ndetse ikanategeka ko abasenga ku isabato nabo bagomba gukora isuku ku isabato, bityo bitaba ibyo ngibyo amategeko ya leta yakurikizwa, cyangwa se mo kimwe niba binanze ngo bakajya bajya gusenga ari uko umuganda urangiye? Kuki bahisemo ku isabato batahisemo ku cyumweru? Ibyo hari icyo bishatse gusobanura. Iyo baza kuza kubona ko hari uruhande rumwe babogamiyeho, wenda rwo mu buryo bw'imyemerere, cyane ko harimo institution zemera uburyo bw'imyemerere, bagomba kuvuga bati dushyira ku isabato tuzaba tugoye abangaba, ahubwo reka dushyire igihe iki n'iki. Ariko kubera ko icyumweru n'ikinyamaswa n'abayoboke bayo, niyo mpamvu bavuze bati no, katwe kubangamira gahunda z'inyamaswa, ahubwo tubangamire gahunda z'abahakanyi, bahitamo ku cyumweru. No mu Rwanda nuko muzese burya ngo ntago byoroshye, sibe ko twe twabirengeje amaso tukabyihorera, ariko no mu Rwanda nuko burya umuganda hari impamvu utaba ku cyumweru. Hari impamvu mu Rwanda haba icyitwa ngo ni Saturday car free zone. Ku isabato imodoka zikaba zahagaze, abantu bakaba bari mu muhanda bakora udusiporo bagira bati. Hari icyo bivuze ku bana b'Imana. Kambasabe rero, iminsi turimo si myiza, ni mibi pe ku rwego rwo hejuru, ariko ntimutinyishwe n'ibikangisho by'umwanzi. Ni ikimenyetso cyerekana ko tugiye gutaha iwacu. Itegeko ry'icyumweru ririmo rirakomanga, turimo turabireba.
ibimenyetso byaryo turimo turabibona, n'ibyo Yesu yatanze byagombaga kuribanzira cyangwa se byagombaga kuzana naryo turimo turabibona bisohora isaha ku isaha. Cyaba ari ikibazo gikomeye rero umuntu akomeje kudamarara uko yarari, agakomeza kwibera uko yarari, agakomeza guhinga, gukora akazi kagiye gatandukanye, gucuruza, ariko atarimo arategura umutima we kwakira ibihe bigoranye turimo turinjiramo. Icyo dusabwa n'iki rero nk'abizera by'umwihariko ab'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, inshingano yacu ni ukuvuga ubutumwa, ariko dukwiriye kubanza mu Baheburayo igice cya 5 umurongo n'uwa 2 ngira ngo hari ni batari wa 3 niho batubwira ngo umutambyi mukuru akwiriye kubanza kwitambira ibye byaha. Bivuze ngo dukwiriye kubanza kweza imitima yacu, tukajya twabona twajyawe no gushaka kuko abandi yakezwa. Iki rero ni igihe cyo kubika amavuta, kuko igihe cy'umwijima kiraje. Ni igihe cyo kubika cyo gusukura amatabaza, kuko igihe cy'umwijima kiraje. Ni igihe cyo gutyaza intekerezo no kubana n'Imana, kuko igihe cyo kugamburuzwa ku mwizera kiraje, kiri gukomanga ku rugi. Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe n'Ibiruzade nk'ibisanzwe, mumfashe niba utarakoze subscribe, kora subscribe kuri iyi channel, hanyuma unasangize na bagenzi bawe kugira ngo aya makuru tuyasangire hamwe. Imana ibahe umugisha.